mu minota tugirana inama turibukiranya tubwirizanya ibyiza twabuzanya ibibi kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Mu minota y'uyu munsi mu ishuri rya none nyemera ntangire ngira nti sinje guhindura isi suko ndi nyine ndabizi ibimpamye nawe urabizi twese hamwe twarimbura ibibi byashinze imizi wenda uranyumva cyangwa ntunyumva simbizi isi irakungahaye turetse ubusambo no kwikubira twabaho neza isi bamwe yarabahiriye abandi irabaheza abo yonsa nibo bayikeza itandukaniro ryabo bo bahamya ko nta keza isi irakungahaye tureke ubusambo nyemerera twigane unkundire tugendane. Umunsi namenye ko umuntu yaremwe nyuma y'ibindi byose mu byamutanze harimo n'ibizamutunga uwo munsi nibwo namenye ko isi itabuze ibyiha abantu ahubwo abantu nibo bimye abandi nta no kwibeshya kwarimo ubwo umuntu yabwirwa kororoka akangana nk'umusenyi wo ku nyanja kuko rwose mu kuri kwa nyako nuko isi ifite ibihagije ariko kubera ko isi yagize ukundi kuri uramenye uzabyara batandagara ngo bahebe amagara abifite bihagije simba tota ngo mbazize kwikubira cyangwa kwigwizaho kuko dore ko byanahozeho atari mwe mwabizanye ariko ntibyanambuza kukwibutsa ko mu mateka wowe wabuzi wagize byinshi kurusha abandi byarangiye bamuhaye metero ebyiri zonyine naho ikinyuranyo cy'ibi byakomeje kuba ubwibone kwirata no kudasobanukirwa utariho yakomeje kuruturiho. Ngaho nsubiza ese isi irakennye isi mu nda yayo yifitemo ubukungu ikagira ibihe bitandukanye igihe cyo kubiba igihe cyo gusarura ese y'isi guhaza abantu byarayinaniye cyangwa kanaka na kanaka kuriya barafashe barakomeza barakusanya bararunda bibagirwa abandi n'ubundi abantu bose ntibashobora kunganya ubushobozi ubusumbane bwagombaga kubaho kugira ngo abantu bakenerane ariko kumeneshanya guhuguzanya byubanza aricyo kintu kibi kibaho nicyo mbarutso y'ibibi utirata ubutwari yirata ubutunzi busobanuza imbaraga zishakwa n'ubundi zigamije gushishikesha abandi va mu rujijo ngo ushyizemo ngaho umva ibi ngibi waba ujya utekereza umutungo ushorwa mu gukora no kugura intwaro zirimbura imbaga agaciro k'izo ntwaro se waba ujya utekereza ko zidakozwe cyangwa ngo zigurwe uwo mutungo warengera abantu benshi oya ariko reka nigarure ubu ni ubucuruzi ntacyo bitwaye hari ababyungukiramo bakora ibirimbura imbaraga bashora muri ibyo zikaruta zishyirwa mu gukora ibiribwa byarengera umuntu icy'ingenzi cy'agaciro ni ibintu si umuntu muri iyi si buri gihugu cyose ku isi ni kizira kuvuga ingengo y'imari igendera ku umutekano si ubundi ubuzwa n'iki ibuka za mbaraga navuze umutekano ntacyo wakora hatari umutekano uzapfe wishwe n'inzara ariko upfire mu mutekano ese gutekana n'iki reka mbaza isi yose ko mwashoye imbaraga mu nganda zikora ibitwaro intego ni ukurinda cyangwa ni ukurimbura ese umutekano uhera ku muntu cyangwa uhera ku gihugu umuntu usafashe igihugu cyangwa igihugu gifasha umuntu iyo nitegereje isi mbona ari nziza ariko si imbaraga zikwiye zari zo gushora mu kubaka isi mbere yo kubaka umuntu nagiye kure cyane reka nkwegereze umuryango hafi aho utuye ugasanga itungo ry'umuntu ribayeho neza kurusha umuturanyi we unyumve neza simvuze ko inyamaswa zidakwiye kubaho neza ariko ukoresha inyurabwenge uhaza imbwa yikanasagura akihaza nawe ubwo agasagurira ingarani ntabwo yananirwa umuturanyi utunzwe n'umuyaga ntiyananirwa umwana wandagaye ku muhanda icyo yananiwe no kugira umutima ushobora ibyo cyangwa se si kubyumva ntawe ushinzwe undi iyo ubuzima bwabaga bwasimburanaga mu gihe runaka ahari na twaca akenge tukumva twambaye iyo myambaro yombi erega ubukene si ingeso ahubwo ni amakosa y'abantu bahisemo kwikubira no kwigwizaho koresha inyurabwenge ubukene ntabwo bwaremwe n'Imana ahubwo bwashyizweho bwazanywe n'abantu buterwa nawe ndetse nanjye igihe tudasaranganya ngo dusangire ibyo dufite iyo twabaga twamenyaga ko nta gahoraga hanze ibyo twigira byose abo turi bo bose ibyo dufite byose twareka ubwibone tugasenyera umugozi umwe ntiwanyangira ubukene bwanjye cyangwa ngo nanjye nkuzize ubukire bwawe ahubwo twakimika ubumwe tukuzuzanya yewe tugafashanya gufashwa biraryoha ariko gufasha bikaryoha kurusha ndutakishimira kubona ameze nk'urumuri rumurika mu mwijima ninde se udakenera urumuri igihe hari umwijima jya ufasha mugenzi wawe
yawe. Uwo ni wo muco mwiza uzaguhesha umugisha n'ihirwe mu mibereho yawe. Ariko ngize impungenge, wowe ibi ngibi warabibonye, wigeze ubona ufite ibyo afite, ariko kunyurwa byaranze, ashaka no kurenzaho iby'umunyantege nke baturanye. Ntabwo se wabonye umunyemari wishimira kwimura w'ubushobozi buke ngo naho bari batuye naho ahitwarire kuko hatari mu rwego rwabo? Ese ubwo yazabwira iki Imana ye? Gusukura, gukesha isi wasanze, ariko umenesha ikiremwa Imana yashyizeho ngo mubane. None se gusiga isi uko tutayisanze ni ukuyubakaho tukayitaka n'ibyo tuzahemberwa? Cyangwa abantu bagenzi bacu twabaniye neza, twahaye ibyishimo, twafashije, bakagira iyo bava n'iyo bajya, nibyo tuzitwaza nk'impamba? Isubize, musubizanye. Uretse kwibeshya no kwirara, kwirengagiza no kwirata, kutamenya no kudatekereza, ni akahe gaciro k'ibintu karuta ku muntu? Abantu beza barivukiye, ntibyacira ahubwo bavukira no guha abandi urumuri. Ikinyuranyo kibi wamwita uko ushaka. Si ngombwa ngo nufasha umuntu bitangarize buri wese, si ngombwa ngo nujya gufasha ujye wifotoreza ko wafashije nurangiza ngo ukwirakwize ayo mafoto hirya no hino. Hari umunsi wazategereza ibihembo cyangwa inyungu, maze ukabwirwa uti bamwe wagiye ubwira ko wafashije baraguhembye, cyangwa se ukabwirwa uti ya stati washyize kuri WhatsApp, ya foto washyize kuri X, Facebook n'ahandi, abo wabyerekaga nibo wakoreraga, genda baguhembe. Hitamo kubaka izina ryawe mu bantu, ariko usenya ubugingo bwawe. Ntacyo byaba bitwaye kuba wamfasha gutera imbere kandi ukabikora mu ibanga. Singusabye ngo umpe iby'ubuntu kuko nabyo ubwabyo nta byabyo. Mpakazi, unyubahe nk'umuntu, mba umukozi wubaha uburenganzira bwanjye, ubundi nintera imbere nkagira umuryango ntunga, nanjye ngafasha, uzaba wubatse ubugingo bwawe. Turetse ubugugu no kwikunda, tugasaranganya ibyo dufite. Wamfasha udafashe njyenyine. Umwana wanjye burya wajya kwiga niwe waba ubimfashijemo. Umurwayi wavuzwa igihe arwaye burya niwe waba umuvuje. Iterambere twazageraho burya mu buryo buziguye ni wowe ryaba ryaraturutseho. Wubatse umuntu wiyubakira ubugingo. Ibise biragoye cyangwa nitwe abantu tugoye. Ikinyuranyo cy'ibyo, uzanga kuma akazi ngo ukorere maze ngo ntere imbere, uzakomeza ukusanye urunde, nunabishaka ibyo mfite nabyo uzabijyane. Uzakoresha imbaraga zawe zose, ufata ibyo ushoboye mu biriho, nunafasha ujye ubyigamba nta kibazo. Ujye ushaka icyubahiro, usingizwe, akazi ugaho ushaka bitewe n'icyo ushaka. Nabo wagahaye usyonyora uburenganzira bwabo, ariko ntuzibagirwe ko iminsi ikona ingwe, inkende ikanyagirirwa munsi y'igiti yarigeze kucyurira. Iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe gusa. Abami b'abami barihe? Abakuru b'ibihugu b'ibikomerezwa mu mateka barihe? Abaherwe bahozeho barihe? Mumbabarire bakire nkundi yo mwankundiye. Isi irakungahaye. Turetse ubusambo no kwikubira, tugasaranganya ubutunzi bw'isi, twese twabaho neza. Ese ubundi bitunaniza iki? Ntibyari bukunde ko buri wese abona atunga akungahara nka mugenzi we, kuko iyo bibuko ntawe ari bukenera undi. Ibyo byabaye ngo mugenderanirane, mukenerane. Kuki wandiza ari wowe wakamojeje? Kuki wamenesha ari wowe wakantunze? Kuki waneza inzara ari wowe wakangaburiye? Kuki? Ibaze nibaze, umbaze nkubaze. Hari ukunda ngo bambone banyumve, nta kibazo bikore. Fasha abandi wa mugani, aho kwamamara ngo hari abo wamenesheje, hari abo wariganyije. Byaruta byibura ukamamara nk'uwagize icyo agezaho abandi, kabone n'ubwo waba warabikoze wishushanya. Ariko ngo nyir'ibiremwa niwe wenyine yaba umutima wa muntu. Umudugudu umwe wari utuyemo umugabo wari ufite ubushobozi bw'umutungo. Yajyaga kubita abana akabagabira, akagukubita uri umugabo mugenzi we kugira ngo akwereke ko akurenze, akabikorera mu ruhame. Nuko wamusaba imbabazi uciye bugufi uti papa mbabarira, akaguha inka. Uko ubuzima bwe bwarangiye cyangwa buzarangira, nuko nawe yakifuza uwamukubita akamuha. Koresha inyurabwenge aho kurambana ubupfapfa, uzakenyukana ubupfura burya, kandi uzave mu buzima bw'abazima gitwari. Ntuzahombe isi, ahubwo isi izaguhombe. Abantu ntibazagukire ko ugiye upfuye, ahubwo bazakurware ko upfuye. Koresha inyurabwenge. Isi irakungahaye, turetse ubusambo twese twanyurwa. Hari undi mudugudu wari utuyemo n'umugabo wifashije, agakunda gufasha abakene baturanye kandi mu ibanga. Yacungaga ijoro rigeze, agafata imyaka mu rugo rwe, akagenda ku ngo z'abakene baryamye, nuko akagenda ahashyira ibyo kurya. Abikora imyaka myinshi ntawe umuzi, ntawigeze aburara cyangwa abwirirwe. Uyu mugabo byamenyekanye ko ari we wakoraga ibyo, ari uko amaze gupfa. Kubimenya byatewe n'uko basanze umushumi
ibyo yahekaga ajya kubitanga wari waramwishushanyijeho. Uyu abantu baramuhombye ntiyabahombye. Ese bikunaniza iki? Ninde utakishimira kugira uruhare mu byishimo by'undi? Wowe rero ufashwa, wowe ugira amahirwe ukabona icyo ukora ngo utere imbere, ntuzibagirwe nuramuka uhiriwe. Hanyuma kandi icyizere wagiriwe uzakirinde bikomeye. Muri tanu tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza tukabuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora.